Mu myizerere myinshi ibarizwa kuri iyi si mu moko atandukanye, abayisilamu, abakristo, abahindu ndetse n'ababudizime n'abandi benshi cyane basenga mu madini gakondo, umugabo umwe niwe wenyine wagaragariye ko yaba yaravuganye n'Imana imbona nkubone, Mose cyangwa se Musa mu rundi rurimi. Musa ni umugabo wagaragaye ko ari we wenyine wavuganye n'Imana ubwo ari ubwoko bwa Isirayeli abuvana mu gihugu cya Egiputa abujyana mu gihugu cy'isezerano Imana yari yarabahaye, aricyo gihugu cya Kanani. Amateka agaragaza abagabo benshi bagiye bavugana n'Imana ariko ngo ntibabashe kuyibona imbona nkubone: Enoke, Eliya ndetse n'abandi benshi cyane. Bibiliya igaragaza neza ko ari bo bonyine babasha kuvugana n'Imana, gusa ngo na n'uyu munsi arabakivugana n'Imana. Kuva Bibiliya yakwandikwa hagiye hagaragara amakuru menshi, bamwe babayeho ndetse banagaragara neza ko bagiye mu ijuru badapfuye, ariko Musa niwe wenyine mugabo wabayeho ndetse avugana n'Imana imbona nkubone, ko nubwo atigeze abasha kuyibona amaso ku maso ariko yavuganye nayo ndetse inamwereka mu bitugu byayo, kuko handitswe ngo ntabwo umwana w'umuntu ashobora kubona Imana mu maso ngo abashe kubaho. Musa niwe wenyine wahinyuje icyo cyigishwa ndetse n'icyo cyanditswe. Arangije abona Imana mu bitugu, ari byo byonyine imweretse, imubwira neza ko aramutse ayibonye mu maso ngo yahita apfa ako kanya. Gusa nubwo Mose ari wenyine wabashije kubona Imana mu bitugu, amateka agaragaza ko n'abandi bantu benshi cyane bagiye bavugana n'Imana imbona nkubone. Witwa Enoke, Bibiliya igaragaza neza ko yajyaga iza kumusura umunsi ku munsi ndetse ikagendana nawe ubuzima bwe bwose. Eliya wajyanywe mu ijuru adapfuye ndetse n'abandi benshi cyane nka Yohana n'abandi bagiye bahabwa ubuhanuzi bukomeye. Reka ikiganiro cyacu cy'umunsi wa none tuganire ku mugabo witwa Mose cyangwa se Musa, wavanye ubwoko bwa Isirayeli mu gihugu cya Egiputa akabugeza i Kanani. Ariko se Kanani yabugejejemo atigeze ageramo, urugendo rwari rumeze gute? Ubuzima n'amateka bya Mose ni gute ari we wenyine kuri iyi si? Bigaragazwa ko ari we wenyine wabashije kubona Imana ndetse akavugana nayo imbona nkubone. Ngira kumva muri iki kiganiro, nitwa Medar, ntibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, tumenye byinshi kuri Musa cyangwa se Mose wabonye Imana mu bitugu, mu gihe nta wundi uragerageza ikintu nk'icyo ngicyo ngo Imana ikimukorere. Mu binyejana byinshi bishize mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, intumwa n'abahanuzi bari benshi cyane Imana yajyaga ituma mu mirimo itandukanye. Musa ni umugabo Imana yasanze ubwo ararya intama za sebukwe, maze imwiyereka mu gihuru, imusobanurira neza ko imuhaye misiyo yo kujya kuvana ubwoko bwa Isirayeli mu gihugu cya Egiputa, igihugu yari yarakuriyemo nk'umwana ndetse agakurira no mu bwami bwa Farawo, ari bwarerewemo, bwatorerwaga n'umukobwa wa Farawo mu gihe yari atawe na nyina mu bwicanyi bwari bukomeye bwakorwaga n'abwami bo mu gihugu cya Misiri, bafite ubwoba neza ko Abanyasirayeli bamara kororoka ndetse bakabyara abahungu ngo bazigobotora ingoma yabo. Ibyo byatumye Musa atoragurwa mu rufunzo ubwo yajugunywe mu mazi mu mugezi watembaga, ubundi arererwa kwa Farawo. Inkuru ye itangira ari uruhinja, ariko iherezo ryayo ni inkuru ikomeye cyane, kuko niwe mugabo wenyine kuri iyi si wabashije kubona Imana ndetse akavugana nayo imbona nkubone, ngaho yamuhaga amategeko ndetse akayobora ubwoko bwa Isirayeli. Yambutse inyanja itukura mu buryo bukomeye cyane. Amateka agatangira no guhinyuza neza ko iyo nkuru ishobora kuba ari imimbano, ariko siko kuri. Abantu benshi bagiye bavugwaho ibintu byinshi bitandukanye, cyane ibyo Bibiliya igaragaza neza kuko hari abagabo bagiye bahura n'Imana bakavugana nayo imbona nkubone. Twavuze nka Enoke, Eliya, Yohana ndetse n'abandi benshi cyane bagiye bagaragazwa neza nk'abagabo b'ibitangaza Imana yagiye ikoresha ndetse ikabakoresha imirimo ikomeye. Gusa Mose we byabaye agahebuzo ubwo yahuraga n'Imana imusanze ku musozi aho yari aragiye inama, ubundi ikamubwira ngo Mose. Ku nshuro ya mbere avugana n'Imana yaramuhamagaye, imubwira ko akwetura inkweto ze kuko ahagaze arahera. Urugendo rwa Mose rwo kuvugana n'Imana, nubwo yabanje kuyibona mu muriro, ntigeze asobanukirwa neza Imana iri kuvugira muri icyo gihuru ndetse n'impamvu umuriro uri kwaka, ariko rwari urugamba ndetse rwari urugendo rwe rutangiye rwo kuba igitangaza kuri iyi si. Umugabo wanditswe mu bitabo byinshi cyane, n'uyu munsi akaba yigwa mu nkuru za teoloji, umugabo wenyine gusa abashije kubona Imana mu maso. Ab'idini ya Isilamu bamwita Musa, bakamufata nk'intumwa cyangwa se umuhanuzi ukomeye cyane. Naho mu yandi matorero Musa ni icyitegererezo, mu gihe Abayahudi bamufata nk'ukomeye kuri bo, mu gihe bagitegereje Mesiya uzaza ngo abacungure ndetse abakize ibyago n'amakuba. Nyamara Yesu we yavukiye muri Isirayeli, arahakurira kugeza ubwo bamubambye baramwica. Gusa Abayahudi bananiwe kumwizera, ubundi bizera Mose kuko ngo ari wahawe amategeko na n'uyu munsi bakigenderaho, abo mu bwoko bw'Abayahudi ari nabwo Mose akomokamo. Aburahamu niwe muntu wa mbere wavuganye n'Imana ubwo yamusangaga mu nzozi, maze irangije imubwira neza ko akagomba kwimuka mu gihugu arimo, akerekeza mu kizamwereka.
mu rugendo rutandukanye ndetse no mu nzira nyinshi cyane abantu bagiye bahura n'Imana bari bakeya. Gusa Musa umunsi umwe ngo yari ari gusenga Imana ari kwihamagara, mu gihe yari amenyereye kuganira nayo imbona nkubone mu gihe agiye kumutuma ndetse no kumuha amategeko yo gushyira Abisirayeli ubwo bari mu rugendo rwamaze imyaka myinshi. Musa ngo yari amaze gukora ibimenyetso byinshi cyane ndetse Imana imaze kumukoresha imirimo myinshi itandukanye, maze Musa abona neza ko nta kindi gisigaye keretse kubonana n'Imana ihora imutuma buri munsi. Ariko Imana yabanaga nawe ikagaragara mu nkingi y'igicu, ndetse ku manywa ubwayo ikiyoborera urugamba. Yamukoresheje imirimo myinshi itandukanye. Ubwo yari ku rugamba yambuka inyanja itukura, intambara nyinshi cyane Musa yarazitsinze ari kumwe n'Imana ye, maze bimaze kumurenga abasaba neza Imana ko agomba kuyibona. Maze Imana nk'inshuti ya Mose ngo baganiraga imbona nkubone cyangwa se umuntu ku muntu nk'uko ushobora kuba uri kuganira n'inshuti yawe. Ibwira Mose neza ko aramutse yibonye mu maso ngo ubuzima bwe bushobora guhita burangirira aho ngaho, ariko imwemerera neza idashidikanyije ko iri buze kumwiyereka mu bitugu. Aricyo kintu gikomeye yaba yaramukoreye. Mose rero yabaye umugabo wa mbere ku isi ndetse aba n'uwa nyuma, kuko Imana yahise ivuga neza ko itazongera kuganira n'umuntu imbona nkubone. Nubwo nyuma hari abandi yagiye iganira nabo ngo ba Eliya, Yohana ndetse n'abandi benshi cyane, kugeza na n'uyu munsi bakiyitirira ko bavuganye n'Imana, nubwo ntawe urongera kuvuga ko yabashije kuyibona ngo abakiriho. Musa Imana yaramwiyeretse yarangije agaruka mu bwoko bwa Isirayeli ngo yafite ubwiza bwinshi cyane no kurabagirana bitangaje. Abanyasirayeli bamubonye barikanga bagira ubwoba, bamenya neza ko Musa igihe amaze mu musozi wa Sinayi ngo yabashije kubonana n'Imana. Ibyo byatumye Musa aba umugabo wa mbere ku isi uhuye n'Imana imbona nkubona akagaruka ari muzima. Ndetse na n'uyu munsi akaba ari wenyine wigeze wandikwa mu bitabo, mu gihe Bibiliya ivuga abantu benshi bagiye bahura n'Imana mu buryo butandukanye, ariko Musa akaba icyitegererezo ndetse n'ikirangirire. Musa ubundi ni muntu ki? Ubuzima bwe bwose bwari bumeze bute? Usibye gukurira kwa Farawo, ubundi akaragira inama za sebukwe. Amateka ya Musa agaragaza neza ko Musa yari umuhanga kuko yigiye ibwami ndetse yiga byinshi cyane, ndetse akaba n'umuhanga ku rugamba mu bigendanye n'intambara. Byari ngombwa rero ko Imana ikoresha umuntu uzi ubwenge kugira ngo azabashe kujya impaka ndetse no kuganira na Farawo nk'umuntu wakuriye ibwami uzi neza politiki uko ikorwa, ndetse akabasha no gusobanukirwa no gusobanura neza uburyo Imana yamubwiye. Musa kandi kuko ngo yari intumwa, kuko Abayisiraheli ndetse n'abandi benshi cyane bamwemera kuko yahawe amategeko 10 ndetse n'andi menshi ayobora ubwoko bw'Abanyayisiraheli, cyane cyane Abayahudi. Abayahudi n'uyu munsi baracyagendera ku mategeko Musa yasize cyangwa se Mose, bavuga neza ko Musa ibyo yasize avuze ari nabyo bigomba gukurikizwa kugeza isi irangiye, kuko baracyubaha isabato nk'uko yayibahaye. Ndetse n'andi mategeko akomeye cyane, usibye ko ari amwe namwe yagiye yicwa biturutse ku gutandukana kw'Abayahudi ubwo bahungiraga mu bihugu bitandukanye nyuma y'ihirikwa ndetse n'ikurwa rw'ubutegetsi n'ubwami bwabo kuva mu myaka myinshi cyane ishize. Ndetse na nyuma bamaze kwiyegeranya, bongeye neza gukurikiza amategeko nk'uko Musa yayabahaye. Mu idini ry'Abayahudi Musa bamufata nk'umuhanuzi w'ikirenga, nubwo mu Bakristo Musa bamufata nk'umuhanuzi. Ariko Yesu akaba umwana w'Imana, ari we waje no gucungura abantu kugeza basubije mu ijuru kwa Data nk'uko yasize abibabwiye, kagiye kubategurira aho bazaba nagaruka azabajyana. Idini ya Isilamu Musa imufata nk'umuhanuzi w'imbere cyane, ndetse akaba umwe mu ntumwa zikomeye ngo Imana yaba yarakoresheje kugira ngo ibashe gukwirakwiza ubutumwa bwayo. Mbere y'uko intumwa y'Imana Muhammad agera kuri iyi si, ubundi agatangira no gukora umurimo nk'uwa Musa. Musa niwe umuntu wenyine kuri iyi si Imana igaragaza neza ko yavuganye nawe, ndetse ubwayo yivugira neza ko itazongera kuvugana n'umuntu. Urupfu rwa Musa rwabaye ngo rutunguranye cyane, ariko rwari ruteguwe neza kuko Musa ngo yari amaze guhitamo uzamusimbura, aribwo yahitagamo Yoshua kugira ngo ariwe uzahagarara mu cyimbo cy'ubwo azaba atakigarutse. Bisa neza nk'aho Musa yari azi ikigiye kumubaho ubwo yasubiraga mu musozi amaze kwimuka Yoshua kugira ngo ariwe wenyine uzasigara mu ngoma ye. Musa ngo akimara gupfa, inkuru neza n'inyandiko zigaragaza neza ko ngo Satani yaje kuburana umubiri wa Musa kuko ngo yari yakoze icyaha ubwo yafataga urutare ndetse agafata inkoni ye akarumena inshuro zirenze iz'Imana yamutegetse, akikakuma mu gituza kari utanze amazi. Biro byatumye Satani ngo amubaraho icyaha, ubundi ku munsi w'urupfu rwe ngo arahaguruka naza kumuburana. Ngo yari intambara ikomeye cyane, marayika arwana na Satani kugira ngo barebe ko Musa ngo yasubira mu ijuru, kuko Imana yari yaramuhagazeho. Nta zindi nyandiko nyinshi zigaragaza iby'ishyingurwa rya Musa, kuko ntashyinguwe ntago hazwi, usibye kuhakeka kuko nta n'uwamuherekeje ngo amushyingure. Musa yaragiye ngo ubundi ngo arapfa, ngo Imana iramwishyingurira. Gusa ntabizwi neza ko niba nawe yarajyanywe mu ijuru adapfuye. Ariko igihugu cy'isezerano yatangije ubwoko bwa Isirayeli kugira ngo azakibageze mu bwo bavanaga mu gihugu cya Egiputa.
byo ngo byarangiye atakigezemo ku bw'isezerano Imana yari yaramuhaye imubwira ko azakirebesha amaso ariko atazigera kigeramo. Inkuru ya Mose ndetse n'abandi bantu benshi cyane izandikwa muri Bibiliya. Mu biganiro byacu by'ubutaha tuzavugana ku bantu 4 bakomeye cyane bapfuye cyangwa se bagiye mu ijuru badapfuye, kuko Bibiliya igenda ibagaragaza mu nyandiko nyinshi zitandukanye. Niba yifuza kumenya izindi nkuru utwandikire muri komenti.